narira umugabo w'inzozi za Jolly na Kate bashabe Pamu azicayemo sha. Pamu ni iki wamugaya nako Pamu ni iki Imana itamuhaye. Have niwe marayika Pamela mutagatifu Pamela udusabire. Yes, Saint Pamela puriye prononce. Pamu yasaba iki Imana ikakimwima ntacu. Imana mwaze Ben ntiyamwima niki na kimwe walahi. Niwe Messi wa mugari wa Rugaju ati naga pepe k'Imana yohereje mwisi ku mwanya wa gatatu. Nta byinshi byo kwavugaho cyane kuko ugiza uko swavuga wabizira barakomeye wa ni beza ariko kandi ntibamenyere ikintu kintangaza n'uburyo barisha walahi. Dore misusire dore kujyana ukajyanisha Imana yabahaye umugisha ryaziga n'abana beza abakobwa babiri uti ninde nyaruko kuri Fevrier twageze mwakirenga Ange Kagame mugora Bertrand Ndengeyingoma umuryango utabona byinshi uvugaho kuko ntabyo kunengana bityo wabona ahubwo wenda wabareba ukabakunda gusa byonyine bera nk'abibwami bose berejwe imirimo yo hejuru yo namata gusa Ange Kagame yavuzwe mu nkundo zidashinga bubeshera ngaho ngo kitoko usazi yanga koko Bertrand Ndengeyingoma sha umusore bangana nk'intobo neza mu myaka barajyanye kandi barangana mu gihagararo ni mahwire bakatuza ariko reba kaboko. Ishusho y'umugore mwiza nisite oyambaje igitare. Ishusho y'umugore Imana zere gusumbya nyina abasate ntiwaguta umugore wagize umugisha wo kugira byose ubundi wazana nde ngo niwe bavugaga yaremanye ubwizo meze nk'ubwayo maze ngo akaboro gato cyane nakamarika kadasaza ni mama ariko kandi ni nakapepe yarababarika Imana imuhozo yarize yose Knowless ubuse n'iki Imana itamuhaye ku mwanya wa gatanu niwe amazina yose ni Butera Knowless oyayo n'ayakazi ubundi yitwa Jean d'Arc Ingabire Butera. Ingabire ubundi ni impano Knowless ni impano Imana yahaye Rwanda. Urakina n'umuguru udasaza we boro hari kuzika ubushakashatsi uvuga ko abantu badasaza baba baratanjwe n'Imana nibyo pe boro ku mwanya wa kane guess ngwe hintise chance kimamata niwe kariti ry'izindi makobwa b'inyarugenge Naomie wanditse igitabo bro Naomie trebye elebe intelligente nishimwe Naomie iyo biza kwa ngombwa ko abaho murasira 24 ku izuba yari kubariwe nishimwe Naomie ibendera ry'u Rwanda riza kugira ibara rya kane ryo bara ryari kubari nishimwe Naomie na ku mwanya wa kabiri nyemero haguruka oya icara ntacyo ahubwo genda gake udakora ikosa Pamela sagira ikosa no ntireba ukuntu Imana ikurema ari kwisabato wa munsi avuga Imana yarutse we yagize iryango ugira igitekerezo kurukabirana na neza bituma ikanguka gici sabato ko ari giye kure mu mwana uri kuzava umugore ugezwe mu Rwanda mama pa imiterese mbisubire hoya sinshaka kwiteranya amaso nakanyana neza si the curves and edges niwe giswano cy'umunyarwanda kazi nako munsi ubutayu bwa Sahara arabayoboye uwikeza Pamela apu n'uwikiza pe Pam mugora mugisha Benjamin ariko se bakubwiye ko ari mama pa ugira ngo arashaje reka n'umujenizi wikeza Pamela avutse ku itariki 31 Mutarama 2000 Pamela wikeza yitabiriye amarushanwa Miss Rwanda 2019 ntidutinde ku mwanya wa mbere aha mu rugo rwabo ni mwijuru rito.